twagiranye ibihe byiza cyane nawe atwigisha turafashwa vuga ibintu nyine biririyo bihari bigaragara bifatika nibuka icyo gihe yaratubwiye ati ahangaha nta muntu wahamagaye mugenzi we buri muntu wese yizanye ati kandi mwinjira hano mu cyaki ntago mwigeze mubona yuko hano handitse ko hano ari ikigo cy'imfubyi cyangwa ko ari ahantu hatanga ubufasha ati buri muntu wese yizanye ageze anezererwa Imana nta bintu byo kuza gusirikana umuntu nta kintu abantu bagutwaye wijya gusirikana abantu niba bakudibuye sije bakudibuye urumva tuzamukumbura ari byinshi tuzibuka bye ariko yakoze umurimo mwiza mu gihe cye yarwanya intambara ye nziza Imana imuhereze iruhuko ridashira rero ntabwo yigeze agira ubwiru iby'Imana yamukoreye naho Imana yamukuye yagerageje kubibyaza umusaruro akajya akavuga aho Imana yamukuye noneho agatanga n'icyizere cy'uko n'abari muri ubwo buzima Imana ibasha kubatabara kuko nawe yaramutabaye urupfu ntabwo ruratubabaza ariko urupfu rurahari kandi ruzabaho mbere ya Theogene hari abapfuye nyuma ye hari abazapfa natwe hari igihe tuzaba tutakiriho ariko Bibiliya itubwira neza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi mu kihe cyizere mu yihe nk'umugore we mbasuhuje mbikuye ku mutima mwese abadukurikira umunsi ku munsi ni Juri TV mukomeje gutega amatwi ndetse munabonesha amaso ibiganiro byacu bya buri munsi ngewe nitwa Sharomi turabana n'ubundi kandi nkunze ko tubana neza cyane mbashimire ko mukomeje kugenda mudukurikira ariko kandi buriya nizera ko amasomo dutanga cyangwa se n'inyigisho zinyura kuri televiziyo mumaze kuzikunda aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi mbahaye ikaze mu Kinyarwanda mwese abarundi abadiaspora abanyarwanda aho muri hose nizere ko mumeze neza ndetse n'abandi banyagihugu runaka bindi bihugu runaka babasha kumva televiziyo bagakuramo inyisho dutanga njya ntanga ubutumwa mbere yuko ntangira ngo basi umwaka ugishira hari umuntu umwe uvuga uti kanaka mukesha ubuzima ari ngewe akaba umuntu ntunga gatoki kavuga ati Sharomi ningiye mukesha ubuzima cyangwa se nanjye hagira undi ntunga gatoki kavuga ni kanaka bamesheje ubuzima umwaka iyo urangiye gutyo umutima urishima ugaserebura neza ukishima cyane ni nako rero ndi butangire nakira mama wanjye muvuga butumwa cyane cyane biciye mu ijambo ry'Imana uvuga butumwa bakavuga ati yenda n'umuhanzi mu ndirimbo cyangwa se mu bundi buryo ariko akenshi ni umwigisha ukunda kwifashisha mu nyigisho ze Bibiliya nk'ijambo ry'Imana ndakwakiriye umva mikaze akoze cyane Imana iguha umugisha cyangwa ahubwo niwe wanyakiriye twese twakiranye ariko twakiranye yego mwakoze kuza rero Imana ibaha umugisha cyane ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere ngiye kuri TV yanyu ariko nk'abantu yenda tugiye kubana ubwa mbere basanzwe batanzi cyangwa se batari bambonaho nitwa Annette Ngondo ndubatse mfite umugabo mfite abana kigeretse kuri ibyo nuko nshima Yesu ko yampaye agakiza ko niba hari ibintu byanyoheye kuruta ibindi byose mfite cyangwa nigeze mbona ikintu cyitwa agakiza ndashima Yesu rero yuko yangiriye neza muri ubwo buryo mu mpano nziza nyinshi yampaye zitangaje ndamushima yuko yangiriye neza akampa agakiza Imana ibaha umugisha yego agakiza ku buntu rero ku mugani impamvu abantu baganagashima nuko aragakiza ngo kubuntu kiza ku buntu nkuko muri Luka byanditse Imana yohereje umwana we kugira ngo abantu babone agakiza dore ngo uzahesha abari mu isi imbabazi banza biri muri Luka igice cya mbere 70 hejuru za 70 za 80 rero wimvemo ikaze nako kandi ntangira tutajya mu kiganiro muri rusange kugira tudatinda cyane hari inkuru abanyarwanda bose bamenye hafi ya bose guherekera ko batarayimenya y'umugabo wari umaze kumenyekana muvuga ubutumwa wari umaze kumenyekana Pastor Theogene uzwi ku izina cy'Insahuke bitewe n'ibiganiro agiye atanga iryo zina ryo bari muziho ni inkuru mwakiriye mute ni inkuru ibabaje y'agahinda gakomeye cyane njyewe nayimenye mu gitondo nibwo nabonye nyine abantu bacicikanya ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yapfuye numva biranyobeye
ariko nababaye ku rwanjye ruhande kandi nzi ko ntabwo ari jyewe jyenyine, nzi ko n'abandi bose bababaye kuko ni umugabo Imana yahagurukije mu gihe cye, ni umugabo ukoreye Imana mu gihe yari afite igihe nyine. Imana yaramukoresheje, ikoresha iby'imbaraga, imukoresha iby'ubutwari, yazahuye benshi. Imana yamuhaye agakiza, imugirira neza, ariko benshi cyane babiboneyeho umugisha utari mukeya. Ni inkuru rero twumva y'incamugongo ku gihugu cyacu, kubura umukozi w'Imana nk'uriya ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko kandi urupfu nyine ni kaje, nta kundi byagenda. Ahubwo ukavuga ngo se we ko yakoresheje igihe cye neza, ese abakiriho ni irihe somo tubasha gukuramo? Nkimara kumva iyo nkuru ya Theogene namwibutse, nibuka yaje kutwigisha iwacu kuri Eglise. Twagiranye ibihe byiza cyane nawe, atwigisha, turafashwa, avuga ibintu nyine biririyo, bihari, bigaragara, bifatika. Nibuka icyo gihe arimo atwigisha, ndavuga ngo se Mana, kuko uyu mugabo igihe cye yagikoresheje neza, ese nkatwe tukiriho tugihumeka, yampaye isomo ry'uko umuntu agomba gukora neza kandi agakoresha igihe afite, adatekereza ngo ejo bizagenda gute. Kora none ugifite uburyo, ni nako Bibiliya ivuga. Kora neza ugifite uburyo, ntabwo ntutegereze ngo uvuge ngo ejo 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 ejo. Rero umuryango we Imana iwusange cyane, Imana iwukomeze. Turahombye nk'igihugu, turahombye nk'itorero, turahombye muri rusange, kuko iyo umuntu abuze umuntu nk'uriya w'ingirakamaro, mu by'ukuri icyuho cye kiragaragara cyane. Noneho by'umwihariko umuryango we, umugore, abana, umuryango wa hafi. Imana itajya ibura uko ibigenzi basange, ihagarane nabo, ibakomeze, nibasha gutanga insimburangingo z'ibyo abantu babuze. Urugingo rwa Theogene rero Imana iruhagararemo, ihagarare muri ibyo birenge, ihagarare muri icyo cyuho cye, izamurerera abana, izamurerera abana, izababesheho, kuko ni se w'imfubyi kandi akaba n'umugabo w'abapfakazi. Ijambo yivugiye ubwayo rizasohore ku muryango we, kandi Imana imuhereze iruhuko ridashira. Uravuze uti yigeze kuza kutwigisha aho twari mu materaniro, mwigeze muramukanya ikiganza ku kiganza? Oya, ntabwo twaramukanyije. Waramurebaga ukurikira icyigisho nk'abandi bose? Yego. Yenda sinzi niba yenda waba ukibuka wenda nka topic uwo munsi yari afite, ari kwigisha uwo munsi yari iyihe, yenda niba wakwibuka? Topic y'uwo munsi twari mu nyigisho, ariko yigisha abaririmbyi uko abaririmbyi bagomba kwitwara, uko abaririmbyi bagomba kwitwara, uko abaririmbyi bagomba, atwigisha ko abakristo ubundi kunezerwa ari ihame, ari itegeko yuko tugomba kunezerwa kandi tukanezererwa Imana. Nibuka ko icyo gihe yigishije akajya atubwira ati biratangaje kubona umuririmbyi aririmba kandi arakaye, atakajya aririmba ngo mu ijuru ngo tuzajyayo, ngo mu ijuru tuzajyayo, mu ijuru tuzajyayo. Ariko wareba umuntu ibyo aririmba n'ibyo akora n'uko ari, ugasanga ntabwo bihuye. Tukibaza niba muri iryo juru ariho ajyayo cyangwa ariho avayo. Ubundi umuririmbyi agomba kuririmba agaragaza amenyo ye 32 yishimye. Ati rero hari igihe umuntu akaza yarakaye, akaza yasirikanya abantu, Sofia yagufotoye, ati ntabwo ugombye kuza kurakarira abantu, ati widusirikana ntabwo ari twebwe twagufotoye. Ati cyangwa umuntu agatangira kuririmba, yatangira kuririmba akabona hinjiye nk'umuntu wamwambuye. Ati noneho yabona umuntu wamwambuye agafunga isura. Yabona umuntu utaramwishyuriye amashuri ari umuvandimwe agafunga isura. Ati haba hari nk'abamama tigatekereza yuko groupe y'abamama itaje kumuhwemba yabyaye. Ati ibyo byose, ati y'Imana itari yagutabara n'ubundi iyagukomerekeje ni nayo izakomora. Aduhereza urwo rugero rw'iryo jambo ry'Imana, aravuga ati nasomye ijambo rirambwira ngo iyakomerekeje ni nayo izomora. Yaduhaye inyigisho nziza cyane irambuye, ntabasha gusubiramo none habibwe ntanibuka neza, ariko twarafashijwe kandi tugirana ibihe byiza nawe, twumva yuko impano y'umunezero ari itegeko atari ubushake bw'umuntu.
nuko umuntu agomba kubaho anezerewe, ukanezererwa mugenzi wawe kandi ukanezererwa uri mu nzu y'Imana. Yaratubwiye ati ahangaha nta muntu wahamagaye mugenzi we, buri muntu wese yizanye. Ati kandi mwinjira hano mu cyaci ntago mwigeze mubona yuko hano handitse ko hano ari ikigo cy'imfubyi cyangwa ko ari ahantu hatanga ubufasha. Ati buri muntu wese yizanye ageze anezererwa Imana, nta bintu byo kuza gusirikana umuntu, nta kintu abantu bagutwaye wijya gusirikana abantu, niba bakudibuye sije wakudibuye. Urumva tuzamukumbura, ari byinshi tuzibuka bye, ariko yakoze umurimo mwiza mu gihe cye, yarwanya intambara ye nziza. Imana imuhereze iruhuko ridashira. Amina. Ako ka video uvuzeho kuba abantu baririmba badaseka batishimye kandi baje mu rusengero ariho abantu ho kwishimira nibura karasirikira iki? Sindavuga sinari nzi ko yagafashe ku rusengero aho mwari warateraniye uwo munsi. Yari iwacu. Yari iwanyu. Ubwo ni hehe? Igihe mwari bahagana he? Anglikani Remera. Remera. Inzahuke kari video yagafatiye Remera. Yego. Wow. Kandi ko yari n'inshuti ya Antoine. Yari yahigishije uwo munsi. Imana yamwakire mu bayo. Mwakire. Ni inkuru by'ukuri yaciye igihugu cyose umugongo, abakomeye kuko yaruye n'inshuti y'abana. Urabizi ko n'amateka ye avuga ko yaturutse mu muhanda. Bamwe bwo mwarabwumvise cyane. Kuba pasiteri pasiteri nka Theo Inzahuke cyangwa se niyo nshuti, bundi mazina yose ni niyo nshuti Theogene. Ari umuntu wabaye ku muhanda, ari mayibobo nkuko byivugira. Yarakoze igitaramo cyangwa se igiterane cyo kujya gusura abana bo ku muhanda, aho yaturutse ababwira ati sinigeze mbarya mana. Yavuga ati remeze yonyine sinabariye mwumva icyo nabarushije, tereka reka ubunagarutse kubareba abantu banje. Umutima nk'uwo wari umurimo wawubona gute wowe? Umutima icyambere ni ukutibagirwaho Imana yamukuye. Muri bimwe bituma dushima Imana ni ukwibuka iby'Imana yadukoreye kandi tukibuka naho yadukuye. Rero ntabwo yigeze agira ubwiru iby'Imana yamukoreye naho Imana yamukuye. Yagerageje kubibyaza umusaruro, akajya akavuga aho Imana yamukuye, noneho agatanga n'icyizere cy'uko n'abari muri ubwo buzima Imana ibasha kubatabara kuko nawe yaramutabaye. Ni byiza rero yuko Imana nikurengera ikakugirira neza, ikagira aho igukura, jya wereka n'abandi bantu yuko Imana yagukuye aho ngaho ishobora kuhakura n'abandi. Ubarememo icyizere kibigaragara kibifatika. Uko yavugaga Imana ibyo yamukoreye bifatika bihari, bitari ukubikura ahandi, bitari ukubyumva ahandi, bitari ukubivumba. Ibyo yavugaga n'iby'Imana yari yaramukoreye. Yego. Inyigisho zirimo ibitwenge byinshi cyane, ibiparu byinshi cyane, nizo wazifata gute? Ndetse n'abavuga ati ararira gutebya abantu ntibanatahana inyigisho yazanye bitwarira urwenya. Ibyo ari byo byose iyo umuntu yaje muri eglise ntabwo utahira ibitwenge. Ntabwo utahira ibitwenge kandi hari n'igihe umuntu akora ibitwenge ariko akabikora n'ubundi harimo inyigisho. Icyo gihe rero ntabwo keretse uri umwana cyangwa se uri umuntu waje utazi icyo ashaka, ariko ubundi ntabwo wava muri eglise, ntabwo wava muri church ngo utahire aho ngaho nta kintu utahanye, keretse utazi ikintu cyakuzanye. Muri ibyo bitwenge bye rero ntabwo ibyo ari byo byose byari ibitwenge ariko birimo n'inyigisho. Birimo n'inyigisho kuko n'ibyo yatwigishaga yabitwigishaga ari guseka. Ari guseka ariko urumva hari ibyo nasigaranye, hari n'ibyo abandi basigaranye, kandi twese narabibonaga. Hari igihe abantu bafashwa nyine ukabibona ko bafashijwe, twagiranye ibihe byiza nawe, kandi muri urwo rwenya ntabwo yashoboraga kubwiriza atanezerewe cyangwa se adashyiramo urwenya, cyane cyane agashyiramo iby'ubuzima bwo mu muhanda yari yarabayemo, ariko aganacishamo akabwira abantu aho Imana igejeje ikora. Aho igejeje ikora nta kindi waramubonaga nyine uko ameze, ukabona uko ari, biragaragaza aho Imana igejeje ikora. Yego. Buriya buryo yari yarahisemo bwo gutanga inyigisho ze. Ni uburyo abapasiteri cyangwa se abigisha bino minsi bakwiye gukurikiza, gutanga inyigisho ukanyuzamo ukisanisha n'abakiri batoya, abo ku muhanda, abakuze, ababaye mu buzima bugoye, abakire, ubasetsa. Nta muntu ujya wisanisha n'undi ngo bikunde. Buri muntu Imana imuhamagara ukwe kandi buri muntu Imana imukoresha ukwe. Ntabwo ushobora kwigana Pasiteri Theogene ngo ubishobore. Yakoraga nkawe n'abandi bazakora nkawe cyangwa se bakora nkabo. Buri muntu rero akora uko Imana imushoboje, akagenda uko imbaraga ze zingana. Buri muntu muvugabutumwa, umwigisha runaka, abakozi b'Imana mu buryo butandukanye bakora nkabo. Ntago bakora
kubera ko bashishuye kuri kanaka ntabwo rero wakora nk'undi ngo bizakunde yakoraga nkawe ubwo yenda hari n'abandi bafite umuhamagaro nk'uwe ariko n'abandi barahari bakora nk'abo nyine yego ufite Bibiliya imbere yawe byanze bikunze hari icyo Bibiliya ivuga ku rupfu rw'abantu basanzwe bakijijwe kirahari ari naho umuntu ahita avuga ngo reka mbwire n'abandi batari bakijijwe kuko bari ku isi yego ibyo ari byo byose urupfu ntabwo ruratubabaza ariko urupfu rurahari kandi ruzabaho mbere ya Theogene hari abapfuye nyuma ye hari abazapfa natwe hari igihe tuzaba tutakiriho ariko Bibiliya itubwira neza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi turababara ubura umuntu nyine ukababara ubura umuntu ukagira agahinda ubura umuntu nyine akaba aragiye koko kuko umuntu aba apfuye nyine ariko nyuma y'uru rupfu kubizera Kristo tuzi yuko hari ubundi buzima bwo kuzabana n'Imana yacu ubundi buzima bw'abantu kuzapfa bakazuka kubizeye Imana yabo bapfuye barakijijwe Theogene ntabwo dushidikanya yuko Imana izamuzura kubera ko yakoreye Imana mu gihe cye uyu munsi ahubwo wavuga ngo se njyewe impagaze gute Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami ese wowe niba uteganya kuzapfa uriho mu buzima bumeze nk'aho buzapfa ese uzapfiriye hehe Bibiliya itubwira gupfa dupfiriye mu mwami ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami bivuze ngo iyo upfuye udapfiriye mu mwami nta mahirwe kuko hahirwa nyine abapfa bapfiriye mu mwami hahirwa abapfa bapfiriye ngo ikinyuranye no kuvuga ngo hagowe abapfa badapfiriye mu mwami uko niko kuri ku ijambo ry'Imana hahirwa abapfa bapfira mu mwami kuko gupfa ko tuzapfa ariko hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami Imana idufashe kuzapfira mu mwami yego yari afite umuryango mugari abana ubwo yabyaranye n'ubundi yabonanye ari kumwe n'umugore yabyaye afite ari kumwe n'umugore we asize nawe ubu barasabwa iki yenda mu gihe yenda imiryango ikisuganya ngo we banamuherekeza barasabwa iki barahagarare mu kihe cyizere mu yihe nk'umugore we icya mbere ni umugore w'umukozi w'Imana nawe ubwe ni umurokore iyo umuntu yapfushije hari ibintu bitagira amahitamo hari ibintu bitavuga ngo wakora iki cyangwa wabigenza gute usaba bwo kwihangana byanga bikunda kuko nta kindi kintu gishobora kugisimbura ni ukwihangana ariko muri uko kwihangana hamwe no gusenga n'igihugu kubasengera n'abakozi b'Imana kubasengera icyo tubasengera ni ukugira ngo Imana ibakomeze ihagarare mu ruhande rwabo cyane kuko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku mitima ikomeretse ibabaye nta wundi muntu ubasha gutanga ihumure keretse Imana Nyiringabo yonyine niyo yonyine ibasha kubakomeza natwe nibyo tubifuriza natwe nibyo tubasengera kugira ngo mu bihe nk'ibi bigoye babone ukuboko kw'Imana babone ineza y'Imana babone ihumure Imana ibasanga yego babone ihumure Imana ibasanga naho kandi dusaba imiryango inshuti kuba hafi y'umuryango wa Pastor Theogene mwa kino gihe kitoroshye sibyo imiryango inshuti abavandimwe abapasiteri bari baziranye abaririmbyi yagiye yigisha amakorali yagiye ahugura ingeri zose icyo gihe nibwo umuryango noneho ubakeneye niko mbitekereza iyo umuntu yitahiye gutya ntihabura abantu cyangwa se imihanda yose bashobora kuvuga bati buriya umugore azaba hati bakakika yenda ko umugabo ari we wari utunze urugo sibyo umugore mw'ayo magambo azavugwa hirya no hino birarangiye kariwe muntu se wagiye kubwiriza yenda yari pasiteri Katabaro Kimisagara buriya umugore agiye kuba hate mu by'ukuri umugore akeneye ijambo rimukomeza na nyuma y'ubuzima bw'uko atazakomeza kubana n'umugabo we bari barashakanye ijambo ribaturutseho rero ibyo ngibyo ni ibintu bitajya bibura abantu baravuga bakavuga ibihari n'ibidahari bakavuga ukuri bakavuga ubusa ubundi nk'iyo umuntu yagize ibyago mu by'ukuri cyangwa se no mu bundi buzima busanzwe ubundi uba ukwiye kugira ukamusengera cyangwa se ukagira icyo umufasha cyaba nta nacyo ukamwihorera
aho kugira ngo ujye kuvuga ubusa. Ntabwo abantu b'abakristu barokore bamenye Imana bakwiye kwifatanya n'abandi gukwirakwiza inkuru zidafite gahunda. Umugore azabaho, ntabwo ari we wenyine, Imana izamurinda, kuko Imana itubwira neza, ijambo ryayo ikatubwira ngo ni umugabo w'abapfakazi, ise w'imfubyi. Ibyo byonyine Imana izabikora, kuko ni inshingano zayo zo kurengera imfubyi, zo kurengera imbabare, zo kurengera abapfakazi. Imana rero izahagarara muri izo nshingano neza. Ni umubyeyi mwiza, umubyeyi mwiza ujya uhagarara mu nshingano abantu batashobora, umubyeyi atanashobora wundi, inshuti itanashobora, ariko yo ndabizi ko ijya ibikora. Izabana nabo rero cyane. Yaje kwigisha kurangirikana igihe yavugaga iby'abaririmbyi baseka n'abaririmbyi baririmba bazinze umunya, madamu bari bazanye? Oya, ngo bari bazanye. Byanze bikunze yari inshuti na pastor, namwita pastor oya Antoine. Ngubu noneho ejo bundi yaranasezeye ku nshingano. Bikuraho ko ari pastor. Aracyari pastor Rutayisire Antoine. Ubushuti bw'abo bantu uko ari babiri, warabubonaga hafi aho ngaho mu maso? Pastor Theogene na pastor Antoine Rutayisire. Nta bushuti bwabo nzi bwimbitse, ariko nzi ko yamudutumiriye nk'umuvugabutumwa, kandi nzi ko ajya adutumirira, akadutumirira abantu nawe yemera. Ntabwo ushobora gutumira umuntu iwawe nawe ubwawe utemera, cyangwa se utarafashijwe n'ibyigisho bye. Bivuze rero ngo kuba yaramutumiye nuko hari icyo yari yaramukunzeho, yaramushingiyeho. Yego. Reka n'ubundi tube duhinduye ingingo, ariko nanone sinayihindura ntavuze ngo ihangane madamu Theogene, ihangane. Abana bo ndibaza bari bakiri batoya, sinzi ko bapfa no kubona ikiganiro bitewe yenda n'urwego rw'imirebere, cyangwa se mwino minsi baranahuze bitewe n'agahinda binjiyemo. Inshuti zirahujijwe n'inkuru y'akababaro, ariko igihe cyose bazabonera kino kiganiro, haba none haba vuba cyangwa kera, bazumve ko Juri TV yifatanyije nabo mu kubafata mu mugongo, niko navuga. Icyo nahindura ingingo rero n'ubundi ntarajya ku ruhande rw'imyubakire tuganira, nkusaba ko twazanywe tukaganira. Hari ingingo nifuje kuvugaho tutari butinde bitewe na bino bihe nyine bibabaje turimo, y'ubuharike no gucana inyuma. Ubuharike no gucana inyuma, ngira ngo ni inkuru yari imaze igihe isakara ivugwamo umugore w'imuhanga, nk'uko byavugwaga ko ari uw'imuhanga. Hasakaye video niyo nakuyeho igitekerezo cyo kubona basaba ko tukaganira. Iyo video uwo mudamu n'umusore bari kumwe, cyangwa se umugabo, igitsina gabo, igaragaza bari bita gutera akabariro, niba ntabyita kuryamana, ariko biragaragara umudamu ukuze mu kigero cyo gusatira umukecuru. Ariko inkuru icyatumye nifuza ko twaganira nuko uwo mudamu yari afite umugabo, bivuga ko yari yamuciye inyuma uwo munsi. Nkavuga nti se noneho hano byanabereye akamaramaza, nuko uwo mudamu ngo yari umurokore. Abantu kwibaza, kumbi n'abadamu b'abarokore baca inyuma abagabo babo. Abarokore bafatwa nk'abantu nyine b'indakemwa mu mico myifatire. Kumbi ibyo bintu koko byabayeho, bibashoboka. Amakuru ari hanze nayo ngayo. Nkavuga nti rero nzakwegera tuganire, utange igitekerezo, unagira inama, kuko ingo zikomeje kuba mu manegeka, zishobora kuba zasenywa, swati no kuba yenda ingingo bagaragazaga ngo ni ingingo yo kuvuga ko ngo mu nshingano z'urugo hariho abagabo batazinoza neza, cyane cyane izo gutera akabariro. Ugasanga abagore bararikiye abagabo bo hanze, niko navuga. Bibiliya imyubakire yo ivugaho iki mu gihe umugabo n'umugore bageze mu rugo ntibabashe kubana nk'uko babiteganyaga? Izo nkuru sinzi niba ari inkuru zabayeho, kuko yewe ntabwo nazumvise, menya amakuru makeya cyane. Ariko niba zaranabayeho, umugore akaba yaraciye umugabo inyuma agafatwa, bariya abagore benshi baca abagabo inyuma, cyangwa se abagabo bagaca inyuma abagore, ariko ntibafatwa. Aho byabera agatangaza nuko nguwe nuko yagize ibyago agafatwa. Ubundi mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo ibyaha bikoze isoni nyirabyo.
kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimugasambane. Ni ukuvuga ngo kuva iryo jambo ryandikishwa ngo ntugasambane, nta rindi jambo ryari ryaza ririvugurura ngo uzasambane. nta yindi verisiyo ntayo. Igihe cyose iyo umuntu akoze ikintu kinyuranyije n'uko Imana yabivuze, wafatwa utafatwa, ntabwo ubura kugibwaho n'umugayo n'urubanza rw'ibyaha. Ushobora gufatwa cyangwa se ntufatwe kubera ko Imana ikikwihanganiye. yego. Ariko nta gishya, umubwiriza yaravuze ngo nta gishya gihari munsi y'ijuru. Ibyo byarabaye, bizakomeza kuba kugeza Yesu agarutse cyane, kuko Bibiliya itubwira yuko hari abana bo kurimbuka. Imana yadushyize inzira ebyiri imbere yacu, hari urupfu, hari ubugingo. Amahitamo ni ayacu. Biterwa, umuntu asarura bitewe n'icyo yahisemo, n'icyo yahisemo kubiba. yego. Umuntu guca inyuma y'uwo bashakanye akamuca inyuma, ugakora icyaha cy'ubusambanyi, igihe cyose. Abanyarwanda baravuga ngo iminsi y'umujura ni 40. Hari igihe Imana ikugirira ubuntu ikakurinda kandi ikakurindira muri ibyo byaha, ariko wowe ukareka kubivamo. Bibiliya iravuga ngo itwihanganira, itwihanganira igira ngo dukizwe, ngo ntihagire n'umwe urimbuka, ngo ahubwo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo iyo biwe yuko abantu ari abanyabyaha, ariko itwihanganira igira ngo dukizwe. Ariko noneho twebwe tukabicurika mu gihe Imana itwihanganira, ahubwo tukarushaho gusayisha, dukora ibyangwa n'amaso y'Imana. yego. Bibiliya ikongera ikavuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo ukibaza yuko mpanywe nawe, ngo umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro byose uko bikurikirana imbere y'amaso yawe. ubwo Imana ibyo umugore nabyo byagiye ku mugaragaro, none bitabujyaho, urumva. Hari igihe bigera aho ngaho bikaba akamenyero, nyine ukajya hanze. yego. Ikimwaro n'isoni bikagukora, ibyo wakoze wihishe bigatamuruka, ngo urabikora nka kwihorera, ngo ukibaza yuko mpanywe nawe, ngo ariko umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro. uriba nka kwihorera, urasambura nka kwihorera, byose. ugira umujinya nka kwihorera, byose. ugira ishyari nka kwihorera cyane, ariko umunsi umwe ngo nzabishyira ku mugaragaro byose uko bikurikirana imbere y'amaso yawe. Bivuze ngo nta kindi kintu kibasha guca akajagari usibye gukizwa, kandi nabwo ugakizwa neza, ugakizwa nyagukizwa, bitari ukwitwikira ngo ugiye gusenga. Ibyo ni ukwibeshya, nta nubwo ari no kubeshya Imana, no kubeshya abo muri kumwe. Nkafata Bibiliya nkakikira n'umufuka w'ibitabo ngo ndagiye gusenga, narangiza nkagira ahandi hantu nkatira. Ibyo ni wowe wibeshya, kuko nta gihe na kimwe Imana yigeze ihumiriza. Ushobora kwibeshya ngo ahari ushobora kubikora Imana ihumirije, ntabwo igihumiriza na gatoya, ihora iri maso ku bwacu. yego. Ntacyo rero wakora kugira ngo uyifunge amaso, ihora ikureba, urebe ibyo ukora buri munsi idakunda, ikakwihorera ukagenda ukagaruka amahoro. Imana igira imbabazi n'urukundo bitagira akagero. Icyadukiza akajagari k'ibyaha ni ugukizwa. ko hari amadini menshi, amadini menshi muri iki se gukizwa no kujya mu idini cyangwa se amatorero? amadini menshi se, uzi ko nk'uwo mugore aya makuru yabonye ibitangazamakuru avuga ko ngo yabwiraga umugabo we ko agiye ngo gusenga akanyarira, ayo nabwo ahitaga yihura n'iyo nshoreke. ariko umugabo nawe abishoreke simbizi, ntabwo mbizi. ntabwo nzi niba abantu batubwira umugabo nawe abishoreke n'iyo nshoreke y'umugabo. Icyo nzi ni ibyo, ni bene nk'ibyo, kuko byose nta cyiza kirimo. byose n'ubundi ni ibintu mu rwego rubi. Rero ngo akamubwira ati ndajya kubisenga uno munsi, ndetse ngo no mu rugo rwe habaga icyumba cy'amasengesho. Akavuga ati nyuma y'uko amakuru agiye, ubwo ni amakuru y'umugabo yatangaje nkurikije ko nkotinga ibitangazamakuru byagiye biyandika, ati yagendaga ambwiye ko agiye gusenga,
nibyo nabonye mu bitangazamakuru akigira guhura n'iyo nshoreke hanyuma mu cyumba mu rugo wanjye hari icyumba cy'amasengesho ubu tuvugana ntabwo kigikora neza bitewe na video yagiye hanze urumva nyine abantu bavuga ati kumbi nawe nyiri icyumba nawe nuko byagenze karabaye noneho ni inama ki ku bantu bafite iyo bendera ry'uko basanzwe ari abarokore bashobora kwisanga baguye mu mutego nk'uwo especially ari n'abagore buryo umugore yakoze ikintu kirirukanka cyane yari umugabo wasinze uri ugenda dandanira mu nzira umuco bakavuga ati buriya ziraza kumushiramo ariko umugore uri gusdandabirana ntago abantu babifata kimwe abadamu rero bashaka kugaruka ari abadamu ari n'abagabo buri umwe wese nta ngingo imurengera ku cyaha ntayo waba umugore waba umugabo Imana yaravuze ngo ntugasambane full stop igihe cyose uzabirengaho ni icyaha wakoze igihe wakoze icyaha uyu munsi ukaba ukiriho ugihumeka haracyari ibyiringiro yuko Imana yakubabarira kuko Imana yacu ni nyembabazi iyo ugarutse ugasaba Imana imbabazi ugaca bugufi ugashaka mu maso hayo Imana irakubabarira kubera ko igira urukundo n'imbabazi nyinshi zitagira akagero ariko ikibi cy'abantu twebwe ukuntu duteye ni ukuvuga ngo ntutinye no kugwa mu ikosa mugenzi wawe yaguyemo ntibikubera isomo ngo uvuge uti ese kanaka ko yaguye muri uyu mutego ni gute nakwirinda kugwamo ariko kimwe cyo gusa ni ukwirinda icyaha nta kindi uburyo bwiza bwo guca akajagari k'ibyaha ni ugukizwa kandi ugakizwa neza ukareka kwishushanya ibyo ni ukwishushanya ntabwo ari ugukizwa ibyo ni ukwishushanya umuntu yakubona ukereka abantu ariko muri wowe nta kiriyo ibyo ngibyo ni ukwandika minus imbere y'Imana abakubona barakubona nk'umuntu ukijijwe ariko igihe cyose wabaye mu gihombo uri muri minus uvuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana igihe cyose udafite umwuka w'Imana ntabwo ubasha kunezeza Imana kandi igihe cyose udafite umwuka w'Imana ikintu cyose gishoboka kibi wagikora kuko muri wowe nta kintu kivuga ngo sigaho nta stop niki kikugarura se nta mutima nama nta mutima w'ubumana ufite muri wowe ukubwira uti wikwiba n'icyaha wisambana n'icyaha wikora iki ngiki n'icyaha ntabwo Imana yigeze ihindura ijambo yanditse uko ryari riri uyu munsi niko rimeze n'ubu icyo dusabwa ni ugukizwa kandi birashoboka uyu munsi wa none umuntu utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndamukumbuje ndamubwira ngo agakiza niko gaca akavuyo kose gatanga amahoro gatanga umunezero gatanga kugenda wumva wemye nta bintu wumva biguhetamiye nta mitima igucira urubanza nta wumva ugenda wese uri supre niko navuga abantu bari mu butware bwa kamere ntibishoboka yuko umuntu abasha kunezeza Imana uyu munsi wowe uri mu byaha runaka wabyivumbitsemo uzi ngo ni ukwihisha abantu ni ukwihisha Imana ariko ngo umunsi umwe urabikora nka kwihorera umunsi umwe ngo uzabishyira ku mugaragaro kubikurikirana uwo nguwe ubwo aramara iminsi avugwa gakeya azasimburwa n'uwundi nawe waguye mu mutego bene nk'uwo cyangwa se n'uwundi urenzeho noneho kwitwikira ukitwikira Imana ubundi sinzi impamvu umuntu adakora n'ibyaha ngo bikore neza yumva yeruye kuko gukora ikintu uzi ko nta musaruro ukiri butange ukaba uzi ko ku Mana bandika minus ukaba uzi yuko ari zero wandikisha ubundi urishushanya mu biki wakweruye nanone ugakora ibintu ukavuga uti yewe ndi umunyabyaha mwiza kuko ibi bintu by'Imana nta hagati habaho umunyabyaha mwiza cyane afite amanota none nta hagati habaho urakizwa cyangwa se ugapagana Bibiliya iravuga ngo niba udakonje ntubire ngo ndakuruka eiza konja cyangwa subiri hagati ntahahari Imana itugirira ubuntu n'imbabazi itwongerera abakizwa itwongerera abakizwa abantu bakire Yesu abantu bumva uburyohe bw'agakiza abantu bumve yuko Imana ari ibasha kudutabara muri iyi sigoramo muri iyi sigo ryamye umva yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege ariko kandi uko biri kose iracyahari kugira ngo itugirire neza iracyateza ibiganza iracyarindiriye uwihana ngo yongere imwakire ngo nitwihane ngo kuko ngo Yesu ari hafi kugaruka ibyo ngibyo nyine n'indirimbo zabayeho zibindirimbo abantu barabirambirwa ariko kandi uko biri kose umwami wose azagaruka ariko se azagaruka azagusanga umeze gute
azagusanga utegereje umeze nk'aba bakobwa 10 bari bafite amavuta mu mperezo zabo, bamwe ari indangara abandi ari abanyabwenge. Bamwe bari basinziriye ariko basinzira bafite amavuta mu mperezo zabo, abandi basinzira nta mavuta bafite. Indangare isi yuzuye indangare. Ese urahari utegerezanyije iki muri wowe? N'icyo ubitse umwami naramuka gutunguye azagusanga hehe? Nk'ubu Pastor Theogene yatabarutse, yitabye Imana, ariko urupfu ntabwo rufite formula. Rurakwiba, iyi accident yakwica nk'iyamwishe, n'ikindi kintu cyose kiguhiga. Ibintu bihari byose hano hanze birica. Ugwa hano ku makaro ugapfa, ugwa muri dushe ugapfa, ugwa muri saro ugapfa, uragenda ugasitara ugapfa. Bivuze ngo ni uguhora abantu biteguye. Uvuga ngo ariko se jewe nindamuka mpfuye nzaba mpfiriye hehe? Nzaba mpfiriye mu mwami? Ariko uri mu butware bwa kamere ntibishoboka yuko anezeza Imana. Abapfubuzi urabazi ujye ubumva? Njya mbumva. Abapfubuzi birakwiye ko ubu haba abapfubuzi koko? Ndifashisha amagambo kanoni yanditse Antoine Rutayisire. Abapfubuzi njya numva ngo nabo abagore cyangwa se niba ari abagore n'abagabo ku mpande zombi baba batanejejwe n'ibyo babonera mu ngo, n'ibyo baboneye mu rugo. Ariko kanoni yanditse amagambo meza hano akomeye ngira ngo tuze kwifashisha gusoma mu gitabo cyitwa Kubaka urugo rwiza. Nicyo kintu ushobora gusubiza aho ngaho kuri iyo ngingo. Nta kibazo rwose. Yanditse amagambo avuga ngo kutanezeza uwo mwashakanye mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Kutanezeza uwo mwashakanye mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Ngo cyangwa kwiyimana bishoboka kumushyira mu gishuko cyo kujya gushakira hanze ibyo yabuziwe. Ngo ariko tubyumve neza, wumva ko kantu. Ariko tubyumve neza, kutanyurwa cyangwa kudahabwa ibyo wari utegereje kuwo mwashakanye ntabwo bisobanura icyaha cyo gusambana. Wabyumvise? None ngo umudamu wanjye n'imye nabigenza nte? Ntabwo bisobanura ko ugomba kujya gusambana. Nakora iki nyine? Umugabo yakora iki mu gihe umudamu cyangwa se icyo ugomba gukora yaba mwimye? Ngo kuba utanyuzwe ntibiguha uburenganzira bwo kujya gusambana. Ngo itegeko ry'Imana ntirivaho, kabone niyo waba utanyurwa cyangwa udahabwa ibyo wifuza. Uburyo bwo kubikosora si ukujya hanze, ni ugukurikiza amabwiriza ya Bibiliya. Umugabo akimenyereza kugeza igihe azashobora kunyura umugore we, n'umugore akabigira atyo. Gorata nta ngingo n'imwe ikurengera ituma ushobora kujya gusambana ngo nuko hari ibitagenze neza. Ni ukuvuga mwimenyerezanye mwe ubwanyu. Icyo ntazi urakizi, icyo utazi ndakizi. Mwigishanye mukora uko mushoboye kose, ariko nta ngingo n'imwe ibarengera kuri ubwo buryo. Nicyo kintu numva nakivugaho. Ese ubwo umuntu utanyuzwe si umuntu warahereye kera afite izindi inzira aca, yagera mu rugo akumva inzira yaciyemo ntabwo zimeze nk'izo mutwara cyangwa ubundi kutanyurwa hari ibyo ubugereranya nabyo. Kugereranya nibyo navugaga. Hari ibyo ubugereranya nabyo. Ariko muri uko kugereranya mu by'ukuri ntabwo ukwiye kugereranya mugenzi wawe n'undi mwigeze mubonana cyangwa muhura, kuko nta muntu umeze nk'uwundi. Umugabo ntabwo ameze nk'undi, umugore ntamera nk'uwundi. Nta mpamvu zo kujya kugereranya umuntu. Reba uwo ufite, mwimenyerezanye, mwigishanye nk'uko kanoni yabyanditse hano. Ntago ugomba kuvuga ngo jewe niba ntanyuzwe ngo ngiye gushakira hanze. Niba ugiye gusakira hanze umenye ngo watsinzwe. Umuntu wese utanezeza mugenzi we, burya intego y'ubuzima bwo kugira ngo abantu banezezanye, intego aba yayihushije. Ikimana yaturemeye ni ukugira ngo abantu bashobore kunezezanya. Ni ukugira ngo umugore anezeze umugabo n'umugabo anezeze n'umudamu we. Igihe cyose ugiye ku ruhande ugaca inyuma nk'uko nguko, ubwo uba wahushije intego. Wahushije cyane. Burumva ko rero umupfubuzi atari ngombwa mu buzima bw'urugo rw'umugabo n'umugore. Ntabwo ari ngombwa kuko no kwinjiza abazimu gusohora bizakugora. Ni icyaha. Ni icyaha gikomeye. Umupfubuzi mu rugo
uwo winjije abazimu ni icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha cy'ubusambanyi kandi Imana igarukaho inshuro zirenze imwe inshuro nyinshi cyane ntugasambane usambana n'icyaha ni ngo noneho ni bibi cyane kubera ko ari icyaha ngo gikorerwa imbere mu mubiri ntabwo rero ari icyaha cyitwa ngo ni icyaha cy'umuntu agomba gukora ubundi ubuzima bwiza bugomba kugira ngo tubeho mu nzira itunganye nuko icyo Imana yanga tucyanga ikikunda tukagikunda akoze cyane icyo yanga tukacyanga icyo yita kibi tukacyita kibi icyo yita cyiza tukarwana intambara yo gukiranuka ubwo buryo bushoboka nanone kandi bwo nanashimire abadukurikiye nibura mbere yo gushimira utuganirije reka mbanze nshimire abagize inyigisho bakura mwa kino kiganiro yahereye kuri nyakwigendera Pastor Theogene atanga igishushanyo mbonera kivuga ngo uyu munsi nawe ejo wakwitahira ese pastor kapfiriye mu mwami akaba aruhutse uramutse witabye Imana cyangwa se upfuye wapfira hehe isuzume winire wisuzume ariko abarokore bakunda kuvuga agaruka no kububatsa aravuga ati yandika akotinga cyangwa igitabo cyanditswe na Kanoni Antoine Rutayisire Reverend aravuga ngo kutanyurwa n'ibyo ubonera mu rugo cyangwa se kwimwa mu rugo ibyo wari ukwiriye baravuga hagati y'umugabo n'umugore ntago biguheresha ububasha kujya gusambana ku gasozi cyangwa se kwinjira abapfubuzi ahubwo ni mwigishanye kugira ngo buri wese anyure mugenzi we icyo adasobanukiwe akimubaze banaganire vuga ati ubigenje gutya nakwishima ubigenje gutya byagenda gutya cyangwa se byaba ari byiza kurusha uko byajyaga bimera iyo nyigisho rero nziza abakobwa benda kubaka irabagenewe abasore benda kubaka irabagenewe irabareba irabasabwa rwose kandi nizere ko mwayikuyemo ari nako ngaruka mvuga ngo abanyarwanda mwese mwihangane kubatwa cyane cyane abana bo mu muhanda bagarukeho abana bo mu muhanda mwabuze umubyeyi wanyu pastor yari umubyeyi w'abana bo mu muhanda kuko nawe yarahakuriye twabivuze tugitangira mwihangane kandi nanone nizere ko namwe muzava mu muhanda mukaba ababwiriza butumwa mukaba abayobozi bakomeye mukaba abantu baha igihugu icyizere mu buzima bwacyo bw'ejo hazaza nibagiye kuvuga ngo wari wambaye neza ugaragara neza smart urumva twatwinjiye mu buryo bw'agahinda ariko ntabwo nabirengaho nabyo ntabwo nasoze nabivuze kuko n'ubundi inyigisho wa mugani roho nzima ndabona ituye mu mubiri muzima uweze neza cyane ndagushimiye kandi ukongeye kutwakira ukoze cyane nako rero nshimiye abari badukurikiye bose nanashimiye Okim kuri kamera amajwi n'amashusho yose byabagereho kugiye kandi bigeraho bisa neza ari byiza ndamushimiye ko yadufashije kugira ngo dutambuze kino kiganiro tunizere ko niba hongera kugira n'indi ngingo tubakeneraho tuzababona yego mwakoze nitwa Sharomi murebe ibindi biganiro biri aho ngaho izi nyigisho muzikuremo ngewe nakagaruka naho kandi mukanda subscribe mugakora share na like biranezeza kugira ngo indi nyigisho itazagucika indi video itazagucika ibihe byiza bye bye